muhaguruke tubivuge kuko n'ubundi bizaba. Muhaguruke tubibwire abatuye isi bose akaga kabategereje, kugira ngo hatagira n'umwe ugira urwitwazo atanga. Yiregura imbere y'abantu n'Imana yacu ngo ntiyabimenye. Turabivuga tubibwirize amahanga, ntihagire n'umwe usigara atabibwiwe. Muze tubivuge kabone n'ubwo twabizira. Dushire ubute dukora umurimo kugeza ku mwuka wacu wa nyuma. Turabivuga tubibwirize amahanga, ntihagire n'umwe usigara atabibwiwe. Muze tubivuge kabone n'ubwo twabizira. Dushire ubute dukora umurimo kugeza ku mwuka wacu wa nyuma. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watangwa uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi nyabuneka rumve. Data mwiza, Mana ikomeye, mubyeyi udukunda, turagushimye cyane kubera ko none wongeye kutugirira ubuntu kugira ngo twongere twegere ya ntebe y'ubuntu, kugira ngo tubone ubuntu bwo kudutabara. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye kubumbura amagambo y'ubwiru bwawe, tubanje kugusaba uburenganzira kandi tugusabye ubufasha kugira ngo uduhe ku mwuka wawe wera dusobanurire, twongere ubwenge kugira ngo dusobanukirwe n'ibyanditswe muri yo. Mu izina rya Yesu, amen. Turabashuhuje cyane cyane, ndasuhuza bene data aho muherereye hose mukunda gutega amatwi ijambo ry'Imana. Uwiteka abaho umugisha cyane. Turi mu gihe kidasanzwe, turi mu gihe gikomeye, turi mu gihe cy'akataraboneka cyo gukora kwa Satani ko kataraboneka, inyamaswa ndetse n'igishushanyo cyayo, kizira cy'umurimbuzi. Turi mu gihe gikomeye, Satani afite amanyanga menshi. Natwe ni byiza kugira ngo twegere Uwiteka cyane kugira ngo tutazaheranwa n'imitego ya Satani. Mbanje gusuhuza cyane abantu bahujwe n'urukingo rwa COVID-19, barangiza aho bahuriye bakiyegeranya bagahita biyita abagenzi. Abasohotse mu madini babonye ibiri kuhabera, aho bakubitaniye bagahita biyita abagenzi. Abo bantu ndabashuhuje cyane, kandi ndabamenyesha yuko niba mudasuzumye ibyanyu neza, ijambo dusomye riravuze ngo abari mu isi bose bazayiramya. Umuntu wese izina rye ritanditswe muri cya gitabo cy'umwana w'intama watangwa uhereye ku kuremwa kw'isi. Niba ufite amatwi urumva. Ninde wababwiye yuko urukingo rwa COVID-19 no gusohoka mu madini ari byo bihindura abantu abagenzi? Ko dufite igitabo cy'umugenzi cyerekana uburyo umugenzi atangira urugendo n'uburyo arusoza. Ko tubona uburyo umugenzi agera ku musaraba w'i Karuvali akahatura umutwaro. Ibyo bintu byakubayeho? Ariko muzi uburyo abigisha ababwiriza b'abagome, muzi inkoni twakubiswe n'ababwiriza b'abagome batubwira ngo jya gushaka Imana. Muzi inkoni twakubiswe. Warangiza ukaza ugahamagara mwene so wumva yanze urukingo nawe yararwanze, mwarangiza mukaba mwiyisa abagenzi. Muzi inkoni twakubiswe turi kuzira izina abagenzi. Ugatanga ubuhamya ngo wababariwe, bakakubaza ati genda usubiremo. Ndavuga abo bigisha b'abagome batwigishije Imana nabi.
bakatwigisha imana nabi, bakatwigisha imana y'agahato. Ababyigishije bose icyakora nabo nabonye amaherezo yabo ari kugenda aba mabi. N'abashatse imana y'agahato bose ndi kujya mbona iyo mana yabananiye. None ndababaza, koko ninde wababwiye ko kuri covid aricyo kizagira abana bagenzi? Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ribonetswe ko ritanditswe muri cya gitabo cy'umwana w'intama watanga uhereye ku kuremwa ku isi. Nushaka urumve kandi utega amatwi. Turi kwipimira ku gukiranuka kwa Yesu Kristo, ntabwo turi kwipimira kuri covid-19 n'ibizira byayiziyemo. Ushatse wakongera ukisuzuma. Jambo umwami Yesu yabwiye abantu, yarababwiye ati muraboneye ariko si mwese. Hari abantu biswa abagenzi kuko banze urukingo, abandi bitwa abagenzi kuko basohotse mu nsengero. Umuntu wese uzi ko yiswe umugenzi ataramenyeshejwe ikibazo umutima uhura nacyo, umuntu wese uzi ko yiswe umugenzi atarageze ku musaraba w'i Karuvari ngo yumve amahoro ahabonekera, ubwo bugenzi bwawe isi yo yegeranyije imiyaga yo guhuha icyitwa umugenzi. Kandi buri muntu wese haragaragara icyo yambariye. Isi irasiga yambitse abagenzi ubusa, keretse abambaye gukiranuka kwa Yesu Kristo bonyine nibo barasigara bahagaze muri uru rugamba ruheruka. Simwe muri kuvamo abantu ngo umuntu akaguhagarara imbere kuko akakubwira ngo yakiriye imbaraga imubashije kutazongera gukora icyaha, akakwicara akaguhagarara imbere akakwigisha nawe ukamwemerera. None se abazaba barira mu gihe cy'ibyago 7 kandi bemewe n'Imana ariko batakabarira bavuga ati nta cyaha cyaba cyaricujijwe? Warangiza umuntu akaguhagarara imbere kuko akakubwira ngo yakira imbaraga ituma atazongera gukora icyaha yabyawe bwa kabiri. Abo ni babandi n'ubundi baturuka ku kuba bariswa abagenzi ngo kubera ko banze urukingo. Ushobora muri kwikubita ku gatuza ngo irangamuntu ntayo muzafata, ariko ndababwiza ukuri muzayifata. Harimo umuyaga witeguye guhuha, ariko umuntu wese izina rye ritanditswe muri iki gitabo turi kuvuga azayiramya kandi muzabamureba. Umuntu akaguhagarara imbere akakwigisha, ukamuha ijambo ukamwemerera ngo nakiriye imbaraga. Hari uwo baherutse kubaza, tese wowe kutubwira ko wakiriye imbaraga yo kutaryamana n'abashakanye, tukaba tubona umudamu wawe atwite, byagenze gute? Aho mperutse kugira nsanga ngo yarabaturiye ngo yagize intege nkeya, ngo ariko ngo ntabwo bikwiye ko atakiye imbaraga inesha icyaha. Izo ni ingaruka zo kuba mwariswa abagenzi kuko mwanze urukingo. Izo ni ingaruka zo kuba mwariswa abagenzi kuko mwavuye mu madini. Izo ni ingaruka zo kuba izo ngaruka zose. Igitabo cy'inyandiko z'ibanze ngo nabonye ko Uwiteka afite tekinike mu gushungura ubwoko bwe. Udashungurwa na kimwe arashungurwa n'ikindi. Egiputa murahareba ntimuzasubirayo, ariko na Shuri irahari, bizarangira Shuri abaye umwami wanyu. Kandi Shuri ntabwo ari Kanani. Hari nabo numvise ngo batacyemera umwuka w'ubuhanuzi, ngo ni Bibiliya yonyine. Bya bintu byo kwa Ted Wilson ngo Bibiliya kandi Bibiliya yonyine. Ibi bintu biraza kubakoraho. Uwitwa umudivantiste kwitwa umudive yavuze Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 19 kwitwa mwiha. Umva izina niryo ridutandukanya n'abandi bantu. Kwitwa umudivantiste ntabwo ari ukwitwa umudivantiste kuko wanditse mu gitabo cya Ted Wilson. Ni ukwitwa umudivantiste kuko wemera Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Kandi nasomye amagambo avuga ngo mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere ngo amagambo yari nawe itazahindurwa, ibihamya bye bizahindurwa mu cyitwa The New World. Nihatangira igitekerezo cy'isi nshya, amagambo ye n'ibihamya bizahindurwa. Muramenyera mwiduteza abantu ngo muvuge ko muri abadivantiste. Kuba uri umudivantiste kwitwa ushatse wakitirwa umuporo nta kibazo, wenda wazanwe n'ibyaduka bya covid ukitirwa umupeni cyangwa umubudiste cyangwa uwagihanga, ariko ukaba waraje ariko kuvuga ngo uri umudivantiste utemera Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ibyo bintu ushaka ahandi hantu bijyana. Kuba turi abadivantiste ni ishyanga ryitwa ridasanzwe Imana yashyize mu isi ryemera Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ibintu byacu biranditse
nta kintu na kimwe kiburamo. Reka ngaruke rero, ababwiriza koko mwabaye iki vrema? Ababwiriza ni ibiki byawe? Ariko ubundi ukayakumva umubwira icyigisho cyiza kinyomoye yajya gusoza ukumva ariko ngo ku rusengero buriya nta bantu b'Imana bariyo, si twe tugomba kujyayo kubigisha. Wamubwiriza ufite ikibazo, yakwigishije urafashwa wumva biraryoshye, ariko ukayakumva ukumva atereyemo akantu ngo none si intumwa zo ntizajyaga kubwiriza mu rusengero. Umva gusa ufite ikibazo. Erega no kuba ababwiriza baratubwirizaga Imana kera muri za 2010 na kangahe na 7, nabo ntabwo ari uko bari barayakiriye, hari n'Imana yo ku magambo gusa. Niyo mpamvu Uwiteka afite tekinike yo gushungura ubwoko bwe kugira ngo abanditswe aba aribo basigara bonyine. Ngo none se ngo ubwo ngubwo mushaka kuvuga ko dufite ubutumwa bubiri busuzuma iminsi yacu. Dufite ubutumwa bw'ibyabaye muri Yerusalemu nk'ishusho y'ibizaba ku isi yanze imbabazi z'Imana, ikizira cy'umurimbuzi nko kugotwa kwa mbere kwa Yerusalemu mu isi yacu. None nanjye ndagira ngo nkubaze, hari umuntu wabonye wavuye Ipereya akagaruka kubwiriza muri Yerusalemu ngo muri Yerusalemu hari abantu b'Imana? N'uwafashe ishati ko akunda bari mu murima gahinga, yabonye ikizira cy'umurimbuzi akajya gufata ishati yishwe n'icyokera akajya, yararimbutse. N'uwa telefone ngo none ko umwana wanjye ari ku ishuri wabanza nga telefone aticana, yararimbutse. N'uwamanutse hejuru y'inzu akajya kwambara inkweto, yararimbutse. Ubwo butumwa busuzuma neza iminsi yacu murabusobanukiwe, ku buryo ujya ukayakumva ukumva umuntu ari hano uri kwiga icyigisho cyiza urafashijwe, ukakumva umuntu ari hano kiriye agiye gusoza ngo none si itorero ry'Imana ryabaye Babuloni. Mufite ikibazo, ukajya kumva umubwiriza ibibwirizwa byose mba mbifite hano, uwivuguruza wese mba ndi kumureba. Ukumva umuntu ijambo atari buvuge 2022 usibye aka gahenge badushyiriyemo, ukajya ukumva ari hano kiriye ngo abigishwa ntibajyaga bajya kubwiriza mu rusengero. Nyumvira, ubwo butumwa buhurira nimutimenyereza gutandukanya ibihamya bya nyuma yo kuremwa kw'igishushanyo cy'inyamaswa n'ibihamya muri gusoma, numenye gutandukanya ibihamya byo kurimbuka kwa Yerusalemu kugotwa kwa mbere no kugotwa kwa kabiri, muzayoba pe. Kandi Uwiteka we yiteguye kunyuranya indimi z'abantu bose bashaka gusubiza abantu mu madini. Uzabona abantu hose ahantu hari indimi zinyurana, hahora uruntu. Abayuda se bamanika umwami Yesu bari bafite indirimbo rero bari barahimbye, turi ubwoko bwatoranijwe, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abantu Imana yaronse ikabakura mu mwijima w'icuraburindi ikabazana mu mucyo wayo witangaza kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Iyo ndirimbo uri kubona abadive bari kuririmba ngo ni ibitereko 7 nta gitereko cya 8 kizabaho, bari kwica abantu. Babikora bagiye kumanika Yesu, indirimbo barayizamura abandi bakajya bikiranya amajwi. Uyu munsi se hari kubiki? None ndagira ngo nkubaze, uwahunze akava muri Yerusalemu akajya Ipereya, ndagira ngo nkwibarize ikibazo, yari yasohotse mu itorero ry'Imana cyangwa yari yahunze? Mwakimenyereje gutandukanya ibihamya. Turi mu gihe cyo guhunga, ntabwo turi mu bintu by'amatorero. Uwiteka ari gusuzumira abantu ku minzani y'ubuturo bwera. Uwahunze akava Ipereya ku itorero ry'Imana ryari muri Yerusalemu, yari yasohotse mu itorero ry'Imana, byari byagenze ute? Bavandimwe, nimugende buke buke, tujyanirane, mugende buke buke. Mu nyandiko zawe zibanze page 172 uzahasoma ngo benshi bagendaga bananirwa bakava munsi y'ibendera ry'umweru ry'igikomangoma Emmanuel kubwo kunanirwa gutwara ibendera, bakajya munsi y'ibendera ry'umukara. Ariko ntaho uri busome ngo bavaga munsi y'ibendera ry'umukara bongera kugaruka munsi y'ibendera ry'umweru. Wabaga agiye munsi y'ry'umukara yagendaga agiye, jyayo herekane. Nta muntu ujya hari ahantu ngo agaruke. Ikintu cya mbere kimuranga nuko muganira ukumva noneho yagize umujinya, kumva yararakaye. Ureke bya bindi bita abana barakare, njya numva kuri ku maradiyo bavuga ngo hariho abantu bitwa barakare. Oya da, abantu bararakaye
umuntu agenda avuga ngo azagaruka ngo asanze umugabo, umuntu agenda avuga ngo ndi kugira ndebe ko abana bazaza, agenda avuga ngo nsanze umugore, ugasanga mu cyumweru kimwe mwavugana ugasanga yararakaye afite umujinya. Imigani igice cya 2 se handitswe ngo iki? Imigani igice cya 2 umurongo tujyane. Imigani igice cya 2 umurongo wa 3, nasoma mu Bibiliya ntagatifu, wewe ukomeze ugendere muri Bibiliya yawe yera cyangwa ijambo ry'Imana cyangwa iy'icyongereza tujyanirana. Ni koko niwe itabaza ubwenge ukiyambaza ubushishozi. Umurongo wa 10, bityo rero ubuhanga nibumara gucengera mu mutima n'ubumenyi bukagutera kunezerwa, nibwo ubushishozi buzakurinda n'ubwenge bukubere ubuhungiro. Bizakubuza icyerekezo kibi, bigutsindire umuntu wese ugenza amagambo y'ubugome, n'abataye inzira y'ubutungane bakaboneza iy'umwijima. Iyo abantu baba barumviye amabwiriza y'Imana biba byarabarinze. Abantu bataye inzira y'ubutungane bakerekeza mu nzira y'umwijima. Nugira ubwenge bizakurinda abo bantu. Bamwe nyine banyurwa no gukora ibibi, bagahimbazwa n'ubugome bwabo bukabije, nibo barangwa n'uburyarya kandi bakanyura inzira ziziguye. Barangwa n'uburyarya kandi bakanyura inzira ziziguye. Nsana uri kubajyana wabonye neza ko mu cyumweru cyo gusenga, icyumweru cy'ububyutse bari kwigamo iby'ubutinganyi, cyangwa icyo gitabo ngifate nyigusomere noneho basohoye. Ugiye kubwiriza abatinganyi, ugiye kubwiriza mu batinganyi twikomereze. Nugenza utyo uzirinda umugore wundi. Umugore bivuze iki? Itorero. Nuramuka ugenza utyo uzirinda irindi torero. Irihe? Cyangwa se undi mugore w'umuvantara w'amagambo asize umunyu, wa wundi watereranye inshuti ye yo mu busore kandi akibagirwa isezerano ry'Imana ye. Aho muri Bibiliya yawe yarahanditse ngo iki? Wa wundi wari warahukanye akirengagiza umugabo wo mu busore bwe, uyu ninde? Iri torero ryari ribitsemo ibyasezeranywe ni irihe? Ryirengagije isezerano ry'umugabo waryo ni irihe? Ni koko inzu ye ihengamiye ku rupfu, naho inzira ze zigana mu nyenga. Reka abantu babanze bajye mu nyenga. Ariko umuntu wese ugiye iwe ntaba akigarutse ukundi, nta nubwo agera mu nzira y'ubuzima. Urasoma muri iyo Bibiliya yawe yera ngo kuko inzira ze zerekeye urupfu n'umuryango w'ugana ikuzimu, muba mugenderera nta n'umwe ugaruka ngo asubire mu nzira z'ubugingo. Siko handitse? Muba mugenderera. Bahita barakara, bahita bagira umujinya. Icyo kintu kibaranga uzabisuzume. Iki gihe dufite ni igihe cyo kwakira imbaraga, ntabwo ari igihe cyo kunyuranamo mu magambo cyangwa kongera kubumbira abantu hamwe kugira ngo umuntu abone uko abakontorora. Ubu umuntu wese nagiwe n'iby'amatsinda nimushamu nabihagarika, umuntu agiye ashaka Imana. Ariko nako leta yabikemuye, nabonye yabikemuye. Matsinda hari akavuyo kenshi cyane abantu sinzi. Ariko n'ubundi abaroma ntago Satani ntago yaduhaye agahenge. Abaroma baradukurikiye muri twebwe. Reka mbabwire ku muri twebwe mu materaniro hicaye abaroma. Iyo mpamvu rero Abisirayeli mbere yuko bava muri Egiputa barabwiye ngo mwinjire mu nzu, umuntu wese n'umuryango we bakinge, barya umwana w'intama. Umwana w'intama bivuze iki? Gusuzuma ibyabo byo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera kubw'amaraso ya Yesu, nibarangiza basiga amaraso y'icyo gitambo ku nkomanizo z'inzugi zabo. Mwakoze icyo ngicyo se? Ko mureba umuntu utaranyuze ku gitambo cy'ikaruvari. Ntababwire twakubiswe inkoni turi gushaka imbabazi, n'ibyo turimo atari nabyo. Abantu bose babonye ziriya mbabazi z'inkoni, Imana y'ubwoba ntayihari. Ko hari igihe se wazanaga ubuhamya bakanakubwira ngo wapi, kandi uvuga ngo wababari ufite n'amahoro y'umutima, bakubwira ati wapi, subirayo. Ayo ni amararika. Imana yari itangiye kuguha amarari. Uza ahantu batuzengurukanye atari nabyo. Ko ari uko nyuma umuntu ushaka Imana ataryarya. Uwiteka aravuga ngo uwo nkunda n'uyu nguyu, uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Nimba utaranyuze aho ngaho, hano mafite igitabo cya kera kivuga ngo komeza utyaza amenyo ngo urarya ruhaye. Uwiteka dufashe bavandi. Icyakora rero nk'umusore wifitiye ubukwe ushobora gutekereza ukareba ugasanga abantu mubana mu matsinda
nta muntu uzatwerera amafaranga agaragara, ntawe uzashyiramo umuziki ngo abantu banyeganyege nk'abandi. Ibyo ngibyo nujya hariya mu madini bazabigukorera pe. N'amafaranga mu madini, amafaranga ari kujojoba, inyamaswa yarayamennye pe. Inyamaswa yayamennye yo bazagukorera byose ushaka. Aho yo nimba unashaka kubigira bigezo, uzabikore bigezo, uhatemberere wifitiye izindi gahunda zawe, uhatemberere nk'isabati imwe. Bazakwakira nk'inshuro 3 mu isabati imwe. Ntawe ukina na Satani, ariko nimba utagura na Satani ntukegere n'amangazini ye. Umuntu agerayo agasinda, ejo mwaganira ukumva mu bwonko byaritururiye. Ntukabikore bigezo. Cyakora nugenda uzavuga ati ni kubw'izindi gahunda zanjye, ariko ibihamya byo byigaragaza iby'igishushanyo cy'inyamaswa, kwiyunga kw'amadini nta pastor uzabitubwira rwose. Ibyo byo pastor niyo atabitubwira, umuntu uzi kurondora neza ibimenyetso, pastor we nta nubwo yakora iryo kosa yo kukubwira ngo turi mu muzamadini, ukagira ikibazo kijyanye n'ibyanditswe byo ukajya kubaza pastor. Nta hantu namwe yerekana ko pastor azabitswa amakuru yo kugaruka kwa Yesu. Wapi? Umuvandimwe umwe yigeze abwiriza icyigisho cyiza cyane nakunze, kivuga iby'umusinzi, uburyo abantu b'Imana bagiye gusinda umwuka wera. Abantu bakavuga ngo dore ngaba ari abasinzihira, nyamara bari kuvuga batyo ari nabo basinze inzoga za Babuloni. Na Babuloni nayo igiye gusindisha abantu, nabo bagende badandabirana hirya no hino. Abo basinzi babiri nibazajya bahura, uzajya ubona ibyabo. Iki cyigisho nshaka kuzagishyiraho hariya, ariko kugira ngo abantu bamenye ahantu bari kohereza abantu ahariho. Hari ubundi butumwa dufite bw'inyamaswa n'igishushanyo cyayo busoza isi yacu. Abatwigishije neza igishushanyo cy'inyamaswa, uyu munsi ukumva uwatwigishije igishushanyo cy'inyamaswa n'uburyo kiri kuramywa n'uburyo kiri gukora, ukumva ari hano kiriye. Ariko naho hari abantu b'Imana. Ninde wabahaye gupimisha iby'Imana iminzani ya kimuntu? Uwiteka ko afite ubwenge mu gushungura ubwoko bwe no kubuha igikombe bugomba kunyweraho, mwaretse Imana ikishungurira ubwoko bwayo. Mugiye gushungurwa. Ariko ndabaza, hari umuntu uri mu Rwanda ufite ikibazo cy'igishushanyo cy'inyamaswa? Umuntu wese uzi kuri kubwiriza mu Kinyarwanda, abantu twumva Ikinyarwanda twese, nta muntu wumva Ikinyarwanda ufite ikibazo cy'igishushanyo cy'inyamaswa. Ariko ubundi aba bantu bararenganijwe n'igishushanyo cy'inyamaswa ngo bumve ibyo ari byo. Hari igishushanyo cy'inyamaswa kigeze kikurenganya ubundi ngo ubanze wumve igishushanyo cy'inyamaswa? Kubera ko utahuye n'ako karengane, niyo mpamvu uri kuyagomba kubavuze ngo ubukwe wagenda ukabukorera mu rusengero. Ubukwe wabukorera mu rusengero. Fata igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka mbese tujyana. Nawe musore uri guteganya ubukwe, ugomba gushungura ugashyirwa ku ruhande. Nka buriya nasanze rero buriya atari nabwo bukwe rwose Imana yateganyije ko hari ubwo bukwe twari dukwiriye kujya tunakora. Aya ntimukatubeshye rwose. Ndihanangiriza kuzabura ubugingo buhoraho n'uburyo tumaze iminsi twirukanka. Ingingo ya 949. Muri icyo gihe ubwoko bw'Imana ntibuzaba buri ahantu hamwe gusa, bazaba banyanyagiye bari mu matsinda atandukanye mu bice byo mu isi, kandi bazageragezwa buri wese ku giti cye, si mu matsinda. Buri wese agomba guhangana n'ikigeragezo cye bwite. Kwizera kwa buri wese mu bagize itorero kuzageragezwa nk'aho ari nta wundi muntu uri mu isi. Turi kugendana ariko ngubwo ngo none ko ababyeyi banjye batazanjya inyuma, mwakemeye ko turi mu karengane ariko mugakora ibintu byo mu karengane. Nimukora ibyo mu karengane, turi mu butayu. Kuki muri gushaka gusubira mu munezero kandi umunezero warashize? Biriya bintu ntabwo turabyemera twebwe. Imana igomba kunyuranya indimi. Umuntu wese uraza kukwigisha agashyiramo ikintu cy'amadini, Imana iratunyuranya indimi twese. Kuko Nimurodi icyo yakoze ashaka kubumbira, Imana ikabwira abantu ati nimugende mwororoke mukwire isi. Nimurodi ati wapi? Twebwe tugomba kwishyira hamwe. Umuntu wese uraza gusubiza abantu mu mashyirahamwe y'amadini, uraza kubona tunyuranye indimi kandi Imana ntiraza kubikora. Ahantu hose umuntu ari kugira agashyiramo ikintu cyo kujya mu madini, bari kunyurana indimi. Mwaretse koko mu Burayi ko bafite ikibazo cy'igishushanyo cy'inyamaswa, muri Aziya ko bagira ikibazo cy'igishushanyo cy'inyamaswa, muri Oceania ko bagira ikibazo cy'igishushanyo cy'inyamaswa, mu Rwanda hari ikibazo cy'igishushanyo cy'inyamaswa dufiteho? Aya ndakubaza,
mu Rwanda hari ikibazo cy'igishushanyo cy'inyamaswa abantu bafite? Mwaretse abari i Bugande bagashungurwa n'igishushanyo cy'inyamaswa, mukareka abari mu bindi bihugu bagashungurwa? Hari umuntu uri mu Rwanda vraiment ufite ikibazo cy'igishushanyo cy'inyamaswa? Ubu rero tugiye gusoma umuntu ufite ikibazo cy'igishushanyo cy'inyamaswa, tunamusobanurire. Noneho winangira ariko twagusobanuriye. Igitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe, paje ya 325. Turashaka gusobanukirwa n'igihe turimo, ntidusobanukirwa na kimwe cya kabiri cyacyo, nta nubwo twacyumva kugeza mu cya kabiri. Umutima wanjye urankubita iyo ntekereje umwanzi duhanganye uwo ari we, n'ukuntu tutiteguye neza kumurwanya. Inshuro nyinshi nagiye nereka ibigeragezo by'abana ba Isirayeli kugira ngo bingaragarize uko ubwoko bw'Imana buzaba bumeze mbere yo kugaruka kwa Kristo. Uko umwanzi yashatse uburyo bwose agenga intekerezo z'Abayahudi, niko no muri iki gihe ashakisha uko yahuma intekerezo z'abagaragu b'Imana kugira ngo be gusobanukirwa n'ukuri gukomeye. Tugiye gusoma abavandimwe, ashaka guhuma intekerezo z'abantu b'Imana. Mfite impamvu. Twiringiye ababwiriza. Twari dufite pasitoro ngewe nemeraga nawe baravuga ati umva ko inyamaswa n'igishushanyo cyayo ngo kizarwa. Ariko natunguwe mu minsi ishize, natunguwe mu minsi ishize no igihe cya Covid kigeze, no kubona ari uvuye ku kejo, ngiye kubona mbona mpaye message, nimba uvuga yuko urukingo ari ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa ari igishushanyo cy'inyamaswa cyangwa ari umubare w'izina ryayo, uribeshya. Fata inzira ujye kwikingiza. Icyakora nubyanga, uzavuge ko uri umudive cyangwa ngo uvuge ko wabisomye muri Bibiliya. Mbona nyoherereje icyo kintu, nyamara nawe navuze ati uyu none uri gushaka gusubiza abantu, uri gushaka reka dushaka igishushanyo cy'inyamaswa. Reka nubwo atari yo njyana yanjye y'uyu munsi, ariko ndi guhura n'umubabaro mw'iyi minsi. Ariko rero abatuye isi bose bangana iki? Bose bazahira keretse gusa. Hano mfite igitabo cyitwa Imana y'abantu, abantu b'Imana, Imana mu bantu, abantu mu Mana. Ni igitabo cya Kiliziya Gatolika. Impamvu naguze Bibiliya ntagatifu ni ugusobanuza iby'amwuka bindi. Kiliziya Gatolika niyo yahinduye umunsi w'isabato, niyo yifuza kudushyira mu mubabaro ukomeye, niyo igiye kuzanira ibintu by'umubabaro ukomeye yateguriye abantu batazemera ibyayo, kutemererwa kugura no kugurisha. Ngiye gusoma mu gitabo cyabo, wiyumvire. Ufite ikibazo cy'impuzamadini cyangwa igishushanyo cy'inyamaswa, igihugu waba urimo icyo ari cyo cyose upfa kuba wumva Ikinyarwanda. Tugendane. Nimba iki gitabo gifite, ngiye gusoma kuri paje ya 72. Abadivantiste mbere na mbere twabonetse gute? Uburyo abadivantiste babonetse, bageze mu Rwanda mu mwaka w'1921 ahitwa Igitwe, muri perefegitura ya Gitarama. Bukeye bubaka mu Rwanyeri muri perefegitura ya Ruhengeri, na Mugonero kuri Ngoma muri perefegitura ya Kibuye n'ahandi. Inkomoko yabo ni muri Amerika. Uwitwa Mireri yavutse tariki 17 Gashyantare mu 1782. Aza yogeza umunsi w'imperuka n'umunsi wa sabato n'ibindi bicishije ukubiri n'abandi. Kwegera imbere. Abagatulika babane bate n'abatari abagatulika? Ndi gusoma mu gitabo cya Gatulika. Ndaje. Abaprotestani ba Ruteri bacyaduka bitandukanije na Papa n'abamwemera, baratongana ndetse bararwana, baricana. Bamaze gukiranuka, abagatulika bajya ukwabo, abaprotestani nabo bajya ukwabo, ntibahura, ntibavugana. Ibyashuri hano icya 13, kwishyira ukizana kw'idini kwabonetse banje kunyura mu ngorane zikomeye, bashimagirwa no kwivangura kw'itorero na leta. Ni iki gihe byabereye. Muri iki gihe tugezemo, kubera imodoka zakwiriye hose zijyana abantu zigarukana abandi, kubera indege zitarava mu kirere ziguruka abantu zigarukana abantu zigarukana abandi, abantu bamaze kugira ubusabane n'umubano. Nanone abaturuka mu bihugu bavukiyemo ntibabyihakana, ariko ntibakigira ngo nibo bafite igihugu kiruta ibindi, gihagije
kitagira ikindi gihugu kiyambaza. Mbese abantu ntibagishyamirana nka mbere. Mu gihe tugezemo amadini ntagiteranya abantu, nubwo rimwe na rimwe twumva ngo abayisilamu barwanye n'abakirisitu, ubundi tukumva ngo abagatulika barwanye n'abaprotestani. n'uruntu. Mu gihe tugezemo, guhera mu gihe cy'inama ya Vatikani ya kabiri yamaze imyaka 4, turuka mu cya 1962 kugeza mu cya 1965, Kiliziya Gatulika yigiriye inama yo gukomeza umubano wubaha abantu bose, ikabubaha uko bari, ikabakunda uko bari, ariko ikemeza ko Yesu Kristo atahanze Kiliziya 2 cyangwa 3 cyangwa 4, ko yahanze Kiliziya imwe gusa, agasiga umutware wayo Petero urutare yubatseho Kiliziya ye kuzageza igihe isi izashirira. Hari abatandukanyijwe n'impaka, dusaba Imana impaka zishire. Iyo ni Kiliziya Gatulika iri kuvuga, bikiranure basubirane. Hari n'abaprotestani b'amatorero menshi, dusabe Imana ibahuze baze tugire ubushyo bumwe n'umushumba umwe. Ubyumva? Iyo ni Kiliziya Gatulika. Ariko ibi ngibi bari kubigeraho rero. Koko birababaje kugira Imana imwe na Yezu umwe, umukiza wa twese, no kugira umuhozi umwe, Roho Mutagatifu, no kugira igitabo gitagatifu kimwe, maze uruntu rukadutesha kugira umutima umwe wemera ijambo rimwe, no kugira ifunguro rimwe, no kugira ingiro imwe. Byo bigaragaza umuryango umwe, n'ababatijwe bose ngo bigaragaze ko turi umwe uko Yesu abyifuza. Nitumenye kandi ko Kiliziya Gatulika mu Rwanda ibangikanye kandi ituranye n'abatarabatizwa, ivanjiri itarageraho. Ibi ngibi Kiliziya iri kuvuga byaziye muri COVID. Hari igihe wigeze ubona umuntu abatizwa mu Badivantiste abanje kugura umubatizo? None mu minsi ishize kubatizwa n'iki? Kubatizwa ni ukuba warishyuye amafaranga 5,200 byo kuba warikingije cyangwa waripimishije. Ibintu bizajya biza mu yoberwa ibyo byaturutse kubera yuko mwanze kwemera nama w'Imana ukuraho ibyaha. Kugura umubatizo byavuye he? Kiliziya Gatulika byari byaranze kugerwaho. Nimubona ubwo imbere y'urusengero bazahashyira igiterashozi cy'umurimbuzi kizanwe n'icyorezo, kizahaguma kugezaho uwakiyashyiriye azarimburirwa, nk'ikimenyetso cy'uko abantu bemeye gusenga imyuka y'abadayimoni, nk'ikimenyetso cy'uko abantu bagarutse muri Kiliziya imwe gusenga ibishushanyo. Nitumenya kandi ko Kiliziya Gatulika mu Rwanda ibangikanye kandi ituranye n'abatarabatizwa, ivanjiri itarageraho. Nidusaba Imana intumwa zayo zibagereho. Ecumenisme, mpuzamadini. Rero wowe wumva Ikinyarwanda ufite ikibazo ku mpuzamadini, ndi gusoma mu gitabo cya Kiliziya Gatulika ubwayo, tujyanirane none. Bivuga ko ari abagatulika, ari abaprotestani, bose bakwiriye kubanira bose, batishishanya, batitaza abandi, batababangamiye, batabendereza, batabarwanya. Igitabo cyitwa iby'umudivantiste akwiriye gusobanukirwa mu minsi y'imperuka, paje ya 40 yacyo handitswe ngo iki cyasohowe n'abadive, nk'ikimenyetso cy'uko abadive bemeye iyi mpuzamadini, uyu mubano. Bavuze ko nta kuzongera guhagarara ku ruhimbi ngo hasomera amagambo akomeretsanya, ukomeretsa birindi dini. None ubutumwa bwa Mariko wa 3 buvuga ngo iki? Buvuga ko papa ari inyamaswa. Buvuga ko papa ari inyamaswa, yego. Ubwo ntabwo byemerewe kuvugirwa ku ruhimbi rw'abadivantiste kubera ko bukomeretsanya. Ibi nibyo papa yifuzaga. Batendereza abandi, batabarwanya, ahubwo bagenderane, bavugane, ndetse basuzumire hamwe ingingo zimwe z'igitabo gitagatifu. Kiliziya ko ifite igitabo cyanditswe mu Isabato, ni ukubera iki no mu bitabo byayo, ni ukubera iki ikomeza kujijisha abantu? Ariko mu neza, mu mahoro n'urukundo rwa kivandimwe muri Yesu Kristo, ndetse bamaze kuganira basengere hamwe, bavuga isengesho Yezu yavuze ubwe agira ati, wumve
aha hantu humve neza, ndasabira abazanyemera bose bamaze kumva ijambo ryanjye. Wibuke iri jambo, iri somo riri gukoreshwa n'uwitwa umudive, uwitwa umuporo, uwitwa umupeni, uwitwa umwisilamu, by'umwihariko uhagarariye impuzamadini hariya muri General Conference, cyangwa se umudendezo w'idini yitwa Kanoni Diyope. Iryo jambo niryo ari gukoresha. Abatinganyi bari hariya muri General Conference niryo bari gukoresha. Aba muri ahantu hose haba hano mu Rwanda niryo somo bari gukoresha ngo babe umwe, nk'ikimenyetso cy'uko inyigisho yose itandukanye abantu n'abandi, iyo nyigisho irasibwe. Ku bw'ibyo ntabwo tubikoze tugendeye kuri Bibiliya, kuko Bibiliya ivuga ko marayika wa gatatu yemeza yuko umuntu naramya ubupapa, inyamaswa nyirizina, baba umwe, inyamaswa baba bayikuyemo ko ari ubupapa. Twikomereze. Kimenizime. Ndasabira abazanyemera bose bamaze kumva ijambo ryanjye ngo babe umwe nk'uko wowe na data, nk'uko wowe dawe undimo, nanjye ndaba muri wowe, kugira ngo nabo babe umwe muri twe, maze isi kundi imenye ko ari wowe wantumye. Amadini yose namwe. Ndi gusoma mu gitabo cya Kiliziya Gatolika. Ubu amadini yose namwe. Ubu birahanze kwivugisha ngo amadini yose namwe. Ngo washaka yaba umupagani cyangwa umuyisilamu cyangwa umuprotestani cyangwa umugatolika, ngira ngo ababivuga babivuga batatekereje, uwabivuga abizi kandi abishaka, ngize ngo abavuze nabi Imana aba ayitutse. Ni kimwe no kugira ngo Imana ntibaho, ntigira ijambo, ntigira itegeko. Koko amadini aragwiriye mu Rwanda. Abanyarwanda benshi batangiye kwibaza idini bahitamo bikabayobera. Noneho bamwe ngo bazajya mu idini ntibashobokeye, abandi bave muri imwe bajye mu yindi. Nibyo tujya tukumva ngo naka, ngo nyirarunaka umukristu yabanzwe, ubundi ngo naka cyangwa nyirarunaka wari umugatolika yagiye mu badivantiste, undi ngo yagiye mu bapenikote, uwaho ngo yagiye mu bagatolika. Ariko tariki 9 mwabonye Israel Mbonyi igiterane Israel Mbonyi na korali y'abadivantiste, ngibi byo gatolika iri kwivugira, ni ibi ngibi bishaka. Ubu ngubu korali z'abadivantiste zigiye kujya zijya kurimba muri gatolika, zigiye kurimba muri penikote, muri protestani. Ngicyo ni iki ngiki papa ari gushaka. Ariko iki nicyo Bibiliya yitwa igishushanyo cy'inyamaswa. Igishushanyo cy'inyamaswa gishyirwaho ngo bigende biti, intambara ikomeye, paji 319, kugira ngo kirenganye abatemeye inyigisho yacyo irwaye. Abasigaye batabyemera rero bagomba kunyuzwa mu mubabaro. Nuko abandi bayoberwa n'amadini agwiriye mu Rwanda ni abakristo ba protestani n'abagatolika batera agati mu ryinyo, bakicara iwabo, bakazira kugera mu iteraniro ry'abandi bakristo nkabo, bakibuza gukurikiza amabwiriza ya Kiliziya, itorero babatirijwemo. Simvuze abakristo bahakana basubira ibupagani, bashaka abagore babiri, abandi bashaka abagabo babiri, bigira ibirara n'ibyomanzi. Reka wenda mbendekeye aho ngaho. Bavandimwe, mu Rwanda nta umuntu wese mu rurimi rw'ikinyarwanda nta kibazo dufite cy'igishushanyo cy'inyamaswa ushaka kudusubiza mu mpuzamadini we. Icyakora Imana izatunyuranya indimi, uwo muntu wese azatsindwa ruhenu. Urugamba dufite turi kwitegura akarengane igishushanyo cy'inyamaswa kigiye kutunyuzamo, kugeza ubwo uburozi buvuye i Babuloni. Pastor Akamame yaduhaye message nk'intara yose. Cyakora narababwira ati nabaho nibwo igishushanyo cy'inyamaswa kiri kutuvugisha amagambo. Nabaho icyo gihe nibwo navuze amagambo. Nimba uvuga ko urukingo ari ikimenyetso cyangwa ari igishushanyo cyangwa ari umubare w'izina ry'inyamaswa, ntugiraho ntuzigere ubeshyira Bibiliya ko ari babyigishije. Cyakora ntavuye mbabwiye ko nari nzi urukingo icyo ari cyo, kandi narabibwiye mbere ababwira ati nihagira ikintu kivumbuka muri ibi bintu, bizera rero namwe mukiringiye ababwiriza, mufite ikibazo, murarwaye, turi mu kibazo cy'ubugingo buhoraho, ntabwo tukiri mu kibazo cyo kwiringira abantu. Muraho umwizera wese wakomeje, ndavuga mu matsinda aho ngaho,
abantu mwakomeje kugenda mugaruka musubiraho mugenda mugaruka mumeze nk'urugi ruri kwizunguriza ku mapata mugiye kugira ikibazo vuba cyane muraza guhura n'ikibazo ababwiriza barabatenguha muhure n'ikibazo abapasitori baradutengushye duhura n'ikibazo abakuru b'amatora baradutengushye duhura n'ikibazo namwe mukomeza kwizunguza mudashoboye kwisomera ibyanyu ngo mugire ibyiringiro byanyu mugiye guhura n'ikibazo kubera ko umuntu wese izina rye ritanditswe muri iki gitabo agomba kuyiramya kandi ntawe yayicikira. Ahangaha bavandimwe ndikumva dushatse wenda twaba tugarukiye aho ngaho tukigira ku njyana yacu y'uyu munsi. Twari twifitiye injyana ivuga ngo tugiye kurebera hamwe amagambo twasimbutse gatoya twari tumaze iminsi ku musozi wa Elayono, ariko ntabwo tugiye ku musozi wa Elayono, ahubwo tugiye kureba gato kubera iki bashaka ijisho ryawe. Ijisho ryawe ryamanukiwe muvandimwe, ntabwo biri bworohe kuko ijisho ryawe ryamanukiwe. Icyakora ibyo wakora byose aho wakwepera hose, nubwo wakikubita ku gatuza cyane ukavuga ngo ntabyo nzajyamo, nubwo wabwira umugore ati nimbona ushidikanyije nzagucika, nubwo wabwira umugabo ndabizi hari abenshi bafashe imyanzuro imeze gutyo, n'amashuri nzayareka, n'akazi nzakareka, mu nzira ifunganye ni ukugenda tureka. Ariko nubwo tuba tugenda tureka, turinda tugera mu masogisi n'abantu bakivamo. Abantu bataviriyemo ku magare birashoboka ko baviramo ku masogisi. Uko wakikubita ku gatuza, umuntu wese izina rye ritanditswe azayiramya. Umuntu wese izina rye ritanditswe bavandimwe azayiramya. Nimba utisuzumishije Yesu Kristo we gukiranuka kwacu, nta kintu na kimwe wakora ngo utazayiramya. Nimba utanditswe uzayiramya. Twijyanire rero tariki 21 z'ukwa kane 2023 saa 6:04 ndasoma ku gihundi ngiye kuri Kigali Today. Minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation Paula Ingabire yagejeje ku nteko ishinga amategeko umushinga w'itegeko ryo gutanga indangamuntu nshya z'ikoranabuhanga zizahabwa abantu bose harimo n'abana bakivuka. Iri tegeko rizaba Kigali Today. Iri tegeko rizaba rigenga iyandikwa ry'abaturage muri system y'igihugu y'indangamuntu koranabuhanga. Mu gihe ryaramuka ritowe rizatuma amakuru aranga buri muntu uba mu Rwanda abikwa muri system imwe. Iyi ndangamuntu kandi izatangwa ku muntu bafashe ibipimo ndangamiterere ye. Surinya hariya hantu bafashe ibipimo ndangamiterere ye, nko gufotora imboni y'ijisho, aho haca umurongo tugiye kuhatinda. Y'intoki zose uko ari 10 bikabikwa muri mudasobwa aho gufata igikumwe. Turimo turagendana, ndaje gatoya nshaka ko twitindira ku mboni z'ijisho. Kubera iki bakeneye imboni z'ijisho? Twaganiye ubushize nababwiye intambara 5 abajesuite bakoresha mu byo bise les organes génétiquement modifiés cyangwa se ogènes. Ni ibintu bimaze igihe kirekire. Iyo urebye wenda mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abambere bahageze mu mwaka w'900 mu bimwe bitaga gukonda, ariko hari abahasuye mu 630. Ntabwo donc ukubona nk'igihugu cy'u Rwanda nyine wenda kitaraboneka ngo cyitwa u Rwanda cyangwa se, ariko barahageze bakora bimwe byitwa gukonda. Abadage barahageze, abafaransa barahagera bari bavuye i Burayi, bari abakoronije u Rwanda mu Belgium, ababirigi yego. Noneho bakora ibyitwa bimwe bitaga gukonda nyine, donc ni nko kugenda nk'uko Abisirayeli babikoraga nyine. Wagera ahantu hadatuye abantu hakaba hitwa wenda ukaba witwa Ashuri, wahagera hagahita hitwa Ashuri. Nibyo bitaga gukonda rero. None haba gukomokaho babyari aho ngaho bakitwa Abashuri. Nuko rero ahantu habaye i Rwanda, noneho barakonda, ariko bagenda batangira gukora ibimwe bise ogènes, des organes génétiquement modifiés. Batangira kumodifia ibintu byinshi cyane kugira ngo bazageze abantu kwica ubwonko bw'abantu. Ibihingwa biramodifia, amatungo barayamodifia. Ubu ngubu amatungo aramodifia cyane.
ubu noneho bageze mu gikorwa cyo kumodifiya n'umuntu nawe modifiya. Noneho rero icyitwa des organes, ubundi tumenyere ko tugira organe 5. Tugaruke mu mwaka wa 4 primaire mu isomo twigaga ryitwa STE cyangwa se science technologie élémentaire. Twigaga organe 5 Imana yaremanye umuntu: ijisho, les yeux, un organe de voir, les gardes, rirareba, les oreilles, amatwi, un organe d'écoute, amazuru arahumurirwa, ururimi ruraryoherwa, uruhu, un organe de touche, wumva nyine ko ukozweho. Noneho rero ndifuza ko twigira ku jisho kuko niryo bakeneye gukoresha muri izo organe, kandi bari muri ya ntambara bakoresha yitwa guerre bactériologique. Muri ya ntambara ya mbere nababwiye ni ikaze cyane muri zose, intambara yo gutera abantu amavirusi bakagarukana igisubizo cy'umuti w'aya mavirusi. Kandi twabonye neza yuko abari gushakwa muri iyo ntambara ni abadivantiste munsi wa 7 bonyine, nk'uko ingingo ya 595 yo mu byaduka byo mu minsi y'imperuka ibyerekana, cyangwa se page ya 43 y'ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2. Nta abashakwa n'abadive. Ubundi yandi madini ntabwo ashaka kuko yarayobejwe nk'uko twabibonye. Bafite Bibiliya zabo zanditsemo amategeko 10 y'Imana, ariko ntibashaka kuyakurikiza. Kubw'ibyo rero, kubera ko bamaze kumvira imyuka iyobya n'imyuka y'abadayimoni, abo ngabo ntabwo bakenewe cyane, ahubwo hashakwa abadive bakomeje kwizirika ku mategeko y'Imana. Niyo mpamvu abadive bashakwa ndetse bakaba bari guhigwa bukware. Nuko rero ijisho ryawe ni kubera iki nakubwiye ko bazanyuza ijisho ryawe mu hariya batubwiye dusomye kuri hariya dusomye ku gihe ku nkuru yanditswe na Kigali Today. Rero kubera iki bashaka ijisho, kubera icyo utibaza kuki bashaka ijisho. Impamvu muri kubona uyu mushinga ni umushinga wateguwe cyane, kandi wenda iyo ugarutse hano kuri idea soft handitswe ntarangamuntu, you cannot get a health care. Ntabwo wakivuza financial services, ntabwo wakoresha ibibazo by'ubukungu, supply chain, ntiwakakira ibicuruzwa, traveling, ntabwo watega imodokari ntarangamuntu, humanitarian response, e-commercial, social platforms. Tugarutse hano kuri social platforms, nta nubwo ushobora gukoresha imbuga nkoranyambaga. Kubera iki rero? Nuko ababizi ubushize mu cyigisho twaganiriye cyitwa ubanza ari umukororombya umuriro mw'isi, social platforms harimo ibikoresho bitatu bikenewe gukoreshwa muri new world. Donc irangamuntu koranabuhanga, 2 konti ya banke, 3 telefone igezweho, telefone nini. Impamvu rero izi ntoki zikenewe nuko uzarebe telefone nini ifungishwa intoki. Ushobora gufunguza password y'intoki cyangwa se ugafungisha amaso. Niyo mpamvu bakeneye kuzafata amaso yawe bakayalinkinga na code yawe yo ku bwonko, noneho kugira ngo igihe umuntu azaba udafite ibi ngibi, utanyujije umubiri we muri iyi systeme, uzajya ukanda kuri telefone nunyuzamwe amaso, kubera ko amaraso yawe atigeze ahura na device ni device ni bashaka gushyira ku bwonko bw'umuntu, i-connecting ibintu byose ikagenda igahura, nyine umuntu agahita ahinduka cyber, ikoranabuhanga wese, ku buryo ahantu hose umuntu ahinduka ikoranabuhanga. Device rero uzabona mu irangamuntu, uzasoma igazeti ya leta ku bijyanye n'irangamuntu koranabuhanga, uzasangamo inyuguti enye SDID. S ya mbere ivuze system, subsystem, security, device, identity. Ushobora kuvuga S ya mbere system cyangwa security cyangwa subsystem. Device iyo byageze kuri device rero biba byavuze ikintu ki computing tracking device, ni ikintu ushobora kugenzuza mudasobwa aho kinyuze hose ukahamenya. Iyo niyo yitwa device. Irangamuntu izaba ikoranye device izaba iri connected na device iri ku bwonko bwawe. Reka nguhe example, nigeze mfata tap and go yanjye. Ufate tap and go yawe uyishanyure, uyisature, mwimbere urasangamo akantu gatanga signal. Uzarebe nka drone wenda hari umusozi njya nkunda wenda gusengeraho, nubwo nabonye noneho bya ingoma yahinduye umurishyo, ariko uwo musozi drone nayo ubona nkabona drone ninjoro iramanutse
yegeye hasi cyane hafi naho nshobora kuyitera ibuye. Donc iriya drone uzareba amatara biri gucana pa iri kugenda icana udutara turiya dutara haba harimo icyitwa sensors. nawe iyo ufite muri wowe device ishobora kuba connected na device iri muri drone. ntibazakubeshye ngo drone itwaye amaraso, wapi. Drone igenda iconnectinga kugeza ubwo n'ahantu uri n'abantu muri kumwe, uramutse ufite device uri umwe connectinga bakababona mwese. Rero iyo niyo device. Iyo bivuze device bivuze tracking device, ikintu ushobora kugenzura ukoresheje computer aho kinyuza hariho hose. Kandi ugeze muri computer ugeze muri IT, information technology, ikintu ushobora kubonera amakuru ukoresheje technology. Ngiyo device. Iyo device rero barifuza kugera umuntu wese yuzuye nawe agezeho device agahinduka cyber, ikoranabuhanga. Ngiyo device. System, device, identity. Irangamuntu ikoranabuhanga ariko irimo device na identity. Iyo uze gushushanya iyo tape nigo yawe urasangamo aka device gacana umutuku. Iyo ukojeje ku kimodoka niho ujya wumva ukumva karadwinze ukumva karanwigiriye, naka device. No ku kiriya kimodoka hariho device biconnectinganye, uraza kugerageza kuba wakumva cyber life, ubuzima bw'ikoranabuhanga. Iriya device igomba kugira n'umuntu nyine ushanyura urareza kureba, n'ubundi ushanyuye birakomeza bigakora, uteranye wongera uteranyishe ka papier kora birongera bikore nta kibazo. Nanjye nakomeje ndayikoresha n'ubu ngubu. Iyo device igomba kujya mu muntu, yamara kwimukira mu muntu. Tracking device. Track nukuge anyuze he, arariye, aranyweye, araryamye, arabyutse, aragiye, aragarutse, araguze, aragurishije. Nukubera iki bihura no kugura no kugurisha byuzurira neza muri Bibiliya, mu buhanuzi bwa Bibiliya. Reka twikomereze hano kuri iki kinyamakuru cyacu. Minisitiri Ngabire avuga ko abakozi b'ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA bazasubira mu baturage bose mu gihugu ufata amakuru mashya harimo ajyanye n'imiterere y'imibiri yabo. Abadepite bemeje hari handitse imiterere y'imibiri yabo ariko buhaciye umurongo ndaje. Abadepite bemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko rigenga iyandikwa ry'abaturage muri system y'igihugu y'indangamuntu koranabuhanga. Andi makuru abo bakozi ba NIDA bazabaza mu itangwa ry'izo ndangamuntu ni amazina y'umuntu, nimero y'indangamuntu yarasanganwe, igihe naho yavukiye, n'ubundi bwene gihugu yaba afite. Bazabaza kandi irangamiterere y'umuntu hamwe n'amazina y'uwo bashakanye. Ni byinshi, mujye muhariya namwe mu byisomera. Hano tuba turi kugendera ku minota rero. Yego, reka twikomereze. Kubera iki noneho? Fawucho bisobanura neza. Mva twebwe turi kubona system, turi kubona abantu batubwiye kugira ngo bakore irangamuntu koranabuhanga. Turi kubona abantu batubwiye ko bakingiwe, ari wenda example ya miliyoni 10. Abo bari kwirwa bizengurutsa hirya no hino mu bibuga by'indege, ubuzima burakomeje, baragura bakagurisha, batubwira ko bakingiwe, bemeye siyanse yacu. Ariko twashyira mu cyuma ngo tubahe irangamuntu y'umuturage mushya w'isi, twarangiza tukabona miliyoni 6. Izindi enye zijya hehe? Ni musubire mu baturage, mwongere mufata amakuru, ariko mwongeremo n'amakuru y'imiterere y'imibiri yabo. Hari n'abandi batubwiye ko babyemeye ariko bakemera siyanse by'igice. Abo ngabo nabo ubu duhugiye mu murimo wo kubashaka. Ufite rumwe naza ajyana izindi, ufite ebyiri ngo bararumutenga ngo mu birahinda umushyitsi. Ibyo nibyo ntabwo tubishaka, naza ajyana izindi. Ufite 3 aza ajyana izindi, baze bajyana ibintu byabo. Hari abandi ro bicaye bararambya ngo wapi. Aba docteurs bagaterana bakamara imyaka muri experiment, imyaka hafi za 100 bashakashaka umuti. Abandi bakaba harimo n'abatazi no gusoma, ukumva baravuze ngo nta turabyanze, ntago bihura n'iby'Imana ishaka. Abo ngabo mucana umuriro, muducanira umuriro. Abaminisitiri bagaterana ngo hoya, abaperezida bagaterana b'ibihugu ngo hoya. Umuntu utaraniza akaza kuvuguruza abayobozi, mucana umuriro. Twageraho mu kibaya cya Dura, abarasigara bahaga. Kandi Yesu ntabwo ashobora gutabara tutaragera mu muriro. Turabanza twinjire mu muriro neza, ihangane mupfe kigabo rero. Ariko hari ibihano rero kuri aba bantu ngo bakinishije inyamaswa. Wowe uravuga ngo uri guhunga inyamaswa kandi uri kugenda uyihobera, ubundi inyamaswa uziyari.
muri uze kureba iyo gazeti y'irangamuntu koranabuhanga urasangamo harimo ikintu cyiswe amafaranga. Umuntu wakinishije inyamaswa akemera siyanse by'igice cyangwa se akavuga ko yaremeye atarayemeye, uze kureba amafaranga ubu yashaka uyashyira ukwayo neza, ubundi uzaza hano ngo utize igitabo cy'amategeko nshinga urebe ukuntu gahunda ziri gukurikirana. Igifungo cyateganijwe ni ukubera iki rero bakeneye uyu mubiri apex body cyangwa se uyu mubiri wacu bawukeneye, kandi uyu mubiri ari Uwiteka aravuze ngo umubiri wanyu ni urusengero rw'umwuka uba muri mwebwe. Ni ukubera iki? Nuko igihe cyose rero kugira ngo ikigeragezo cyo kugura no kugurisha cyemere, nuko abantu bagomba guha digital world cyangwa se isi y'ikoranabuhanga, nuko igomba gukoresha biriya bikoresho bitatu. Ibikoresho bitatu rero nk'uko babitwibwiriye ni telefone, ni irangamuntu ndetse na konti ya banki. Ibyo bazabirinkinga ku buryo utagura cyangwa ngo ugurishe. Nimutaba amaso ubuhanuzi bwa Bibiliya buvuga ibyo kugura no kugurisha, usibye ko n'ubundi waba amaso mu buhanuzi ibyaduka turabafite benshi, icyaduka cyose baba bakibonye, ariko n'ubundi uzasubirayo ye, kuko umuntu wese izina rye ritanditswe azayiramya. Kubera iki rero hano babizanye mu kugura no kugurisha, guhuza umubiri w'umuntu n'ikoranabuhanga, warangiza sensors zawe uko umubiri ugenda, ukagenda utwaye electrodes. Umva hariya Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 24. Uyu murongo tuzagisoma cyane, twari tugikenera kuko nta makosa tuzaba dukoze kugisubiramo no kucyumva neza, kuko ariho isi igeze nyine. Ndasoma muri ya ntagatifu ukomeze muri yawe yera, nababwiye ko hano tuzajya dusoma duhuza umurongo n'uwundi. Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera, Bibiliya ijambo ry'Imana, kuko twebwe ntabwo twanditse Bibiliya, twebwe icyo dushaka ni ukuri n'ubugingo buhoraho, kandi koko abashaka ukuri bagomba kugenzuza ibyamwuka bindi. Mu murongo wa 24, ububasha bwe buzakurana imbaraga, ariko atari ku bubasha bwe bwite. Azayogoza ibintu ku buryo butangaje, azarimbura abakomeye n'umuryango w'abatagatifujwe. 25, byongeye kandi kubera ubwenge bwe ibinyoma bye bizamuhira. Abumvise papa, ibinyoma bye byamaze no kumuhira. Azashobokerwa no kwirata mu mutima we, azarimbure abantu batagira ingano, abaguye gitu ngo bagiye kurimbura abantu batagira ingano, abaguye umwicanyi ugiye kwica abantu benshi ku isi. Dr. Fauci, umuntu wa mbere wishe abantu benshi ku isi ni Kayini, wishe kimwe cya kane cy'isi. Si yarituwe n'abantu 4 yicamo umwe. Undi muntu wongeye kubigerageza na Adolf Hitler na Napoleon, bari kurimbura abayahudi. Ariko umuntu wa mbere ugiye kwica abantu benshi ku isi, Dr. Fauci, wateye abantu uburozi bwica. Tugeze mu gihe rero ikintu cya mbere kiryoshye nge kiri kunryohera ni Bibiliya. Ku muntu wese utari gukorera ibiguzi cyangwa udakorera ibihembo, umuntu wese ushaka ukuri, ushaka ubugingo buhoraho, wizera ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi uwumva amagambo ya Yesu akizera ibyanditswe muri yo ko abamaze kwakira ubugingo buhoraho, igitabo kiryoshye wavuga kiryoshye cyangwa ikintu kiryoshye ni Bibiliya. Bagiye kugeraho bakubwira ngo rero ubu ngubu amaraso yawe atari guhura na digital cyangwa cyber life n'ubuzima bw'ikoranabuhanga, ntabwo bizakunda. Uzacana telefone, ntabwo wakoresha narangamuntu, kuko rangamuntu ni iza connecting ibintu byose. Umubiri wawe niwo uzaba uconnectinze muri irangamuntu. Noneho igihe cyose uzaba utaranyuze muri iyi system bashyiramo amaso cyangwa intoki, nukandisha uri kubona ushyira intoki muri hari fingerprint cyangwa se gufunguza telefone intoki zawe, nushyiramo igikumwe kizajya cyanga kubera ko utakinyujije muri system. Nushyiramo amaso bizanga kubera ko amaso yawe atanyuze muri system. Ntabwo rero telefone yo mu isi nshya bazahuza amaraso yawe neza, bayahuze n'ubuzima bw'ikoranabuhanga. Ndabaha urundi rugero. Ubundi wenda iyi gahunda ya vaccination cyangwa se gahunda y'urukingo, uburyo barukoze bakoreye igeragezwa ku nyenyeri. Ukubona ujye ubona inyenyeri fete, urabona akanyenyeri kajya kagwa nko mu nzi wawe, kagenda kaguruka. Ubona ukuntu kagenda kaguruka gatanga ama-signals, hari ukuntu kagenda gatanga udusinyari. Zijya sensors rero byitwa sensors, zarebe hari nk'ahantu habite ikoranabuhanga riteye imbere ariko naho ridateye imbere, nk'amatara yo ku mihanda. Hari itara ushobora kunyuraho
rikadetekitinga umuntu uko atambutse, ryarangiza rikazima, yamara kurenga rikongera rikaka. Kuriya rero umubiri wawe n'uba utanyuze muri tekinoloji, kuko ziriya sensitive umuntu muri we, abo twagane harimo electrodes zigenda zikonekitinga. Uri kubona nk'iyi 5G, nimba ufite internet nimba ufite telefone iri connected kuri internet, umubiri wawe nawe ukaba urimo electrodes. Iyi internet irakurura umubiri wawe, n'umubiri wawe connecting kuri satellite. Harakeneye umuntu 5G mujyamo imbere, noneho internet ishobora kumuconnectinga y'ama electrodes, noneho internet ikamureportinga kuri hejuru kuri satellite. Noneho rero ibyo ngibyo gihe kigiye kugera umubiri wawe n'ubu utari connected muri systeme, ibi byose ntabwo bizakora. Wenda wakibaza utese ko dusanzwe mu nzu iwacu dusanzwe dufite inzu zikingurwa n'amaso, imodoka zikingurwa n'intoki, cyangwa se dusanzwe dufite hari abantu bafite tekinoloji iteye imbere, ku bibuga by'indege baragenda banyuzamo amaso. Hari n'inkingo nyinshi bateye, nimba ari za revolution bagiye baterwa nyinshi zigiye zitandukanye. Umva ibyahishuye Yohana ibyo cyo kivuga, utazitiranya ibintu. Ibyahishuye Yohana biravuga ngo ya nyamaswa ihata isi n'abayirimo, igice 13. Ikintu cya mbere kiranga ko ari ibyahishuye Yohana ni uguhata. Hari ushobora kugenda ku kibuga cy'indege wakanga kunyuramo ugataha, si byose, cyangwa nawe bakaguca amafaranga runaka ukagenda utanyuzemo. Ariko ibyahishuwe bivuga ihata isi n'abayirimo. Ikindi cya kabiri kiranga ko ari ibyahanuwe ni ikintu kirimo kugura no kugurisha. Kandi abo twaganiriye mu minsi yashize mwabonye neza yuko kugura no kugurisha biri connected muri irangamuntu neza cyane. Twigarukire kuri metaverse ahantu, kuko bazarinkinga ijisho ryawe na metaverse. Nutanyura muri metaverse, kubera ko metaverse abantu bayize kunyura muri metaverse ari i Kigali ni inote ya 5, nabonye ari 5. Abantu bigeze banshishikariza kujya kunyuramo ngo uragenda ukaboxinga, ushobora gukina n'umuntu box imushyira imbere yawe, ishobora kugutereka muri Hollywood. Metaverse ishobora kukujyana ikagutereka muri General Conference, ishobora kukujyana ikagutereka. Metaverse nyine ifata ibintu by'ibinyoma ikabihindura ukuri. Ishobora kukujyana ikagutereka Fly Emirates, ahari kubera umupira wa Arsenal na Chelsea, cyangwa se ibindi n'ibindi. Yarangiza ikabihindura ukuri, ukibona wicaye kuri stade. Ariko metaverse rero ifata iki? Ubu ufite ifata sample icyo wifuza wowe. Hari iki gitekerezo ujyanye, turimo turagendana, ugiye ufite igitekerezo wowe mu bwonko bwawe uvuga ati njyewe ndi kubona nifuza kujya Fly Emirates ku kibuga aho Chelsea iri bukinire. Iyo ifata icyo gitekerezo ufite, igahita hari abamarayika kimwe cya gatatu cyamanutse mu ijuru, cyo kizi neza icyo kigomba gukorera umuntu, kigahita kikulinkinga na Fly Emirates. None igahita ihindura bya bintu bya Fly Emirates ukuri, kandi utari Fly Emirates, kuko ikigaragaza ko utariyo nuko iyo uyambuye urongera ukagaruka. Metaverse rero narabibabwiye, cyangwa se virtual reality, igira amazina abiri. Virtual reality bivuze guhindura ibintu byo hirya uri kuboneka bihindura ukuri kandi atari ukuri. Ibi rero nibyo Satani azakoresha mu gutsindwa kw'ibigeragezo bya nyuma bibiri biheruka. Igeragezo cyitwa gusenga imyuka y'abadayimoni. Gusenga imyuka y'abadayimoni yo ibi munsi si yose irimo. Uri kubona uko Hitler yakoze, uko Napoleon yakoze, bari abantu bagiye bicwa muri ziriya ntambara. Uri kubona uko uko intambara zagiye zitegurwa, kwari ukugira abantu ababo bagiye bapfa bafite itariki yo kwibuka runaka bagira muri biriya bihugu. Iyo tariki iyo bambaye metaverse bajya guhura n'ababo bapfuye, bagahura bazutse. Uri kumva icyo virtual reality ifata ibintu ikabigira reality, barangiza bigahita biza ari reality, kuko bakaganira. Kandi tuzi neza ko gutsindwa kw'ikigeragezo giheruka cyitwa udapfa k'ubugingo, intambara ikomeye, page ya 413 ku gika gisoza ibigeragezo binyuze muri bibi. Ikigeragezo cyitwa kwera kw'icyumweru kwasimbujwe isabato y'Imana no gusenga imyuka y'abadayimoni. Nta muntu n'umwe uzacika ibi bigeragezo, keretse gusa umurongo wa 8 w'Ibyaziwe Yohana igice 13, umuntu wese izina rye rigaragaye ko ritanditswe. Ibyo wakora byose, umva akazi twarakaretse twese, tumaze igihe tukaretse. Umva
mu miryango abantu ntibari kumvikana, twese iwacu biriyo, abantu biteguye gucika mu byaro, abantu bari kujyayo koko, ariko reka nkubwire, izina ryawe ritanditswe, ibi bintu ntaho uzaca, uzajya hehe? Ntaho uzaca ye, guma hamwe, keretse gusa umuntu uragira urisuzumisha mu butungane bwa Yesu Kristo, uwo nguwo niwe uzayinesha, kuko ibyahishuriwe Yohana igice cya 17 hongera akavuga hati bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha. Abari hamwe nawe bakiranutse, batoranijwe, bahamagawe, nabo bazayinesha. Dore abantu bazayinesha rero, abari hamwe nawe. Iryo jisho ryawe rero, reka nongere mbahe example wenda ya Bibiliya, Luka igice cya 11, Luka igice cya 11 tujyane. Luka igice cya 11 umurongo wa 35, duhere 33. Nta ukongeza itabaza ngo arishyire mu mwobo cyangwa munsi y'intonga, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo ngo abinjira babone umucyo. Itabaza ry'umubiri ni ijisho. Uretse gatoya, itabaza ry'umubiri ngo ni iki? Ni ijisho. Nuko rero ijisho ryawe iyo rirebye neza, n'umubiri wose ugira umucyo, ariko iyo ribaye ribi, umubiri wawe wose ugira umwijima. Reka tujyane bavandi. Itabaza ry'umubiri ngo ni iki? Ni ijisho. Tugarutse kuri za les organes Imana yaremanye umuntu, ikintu gikomeye Imana yaremanye umuntu ni ijisho. Ndabaha example, mwihangane dukora umwitozo mutoya aho tugeze aha ngaha, kugira ngo ibintu turi kuvuga bize kumvikana kandi birabagirira inyungu, ndabizi. Reka umuntu wese nimba aho uri kumvira umva sa nk'ufunga amaso gatoya, unyandikire muri comment ubonye iki, ufunze amaso ubonye iki. Ndatekereza ko uri kumbwira ko ubonye umwijima, sibyo? Noneho reka ongera ukande cyane amaso, ubonye iki? Uriya mwijima uri kubona rero ugenda wiyongera, ntabwo uri kuza mu maso, ahubwo uri kuza ku bwonko. Wenda tugarutse ku jisho mo gakeya, retina, tugira icyitwa retina ku jisho, ariko ubundi retina niryo jisho. Icyo retina ikora rero ni iki? Retina niyo ifata amafoto, niyo igira icyitwa lens. Lens niyo ikurura ibintu ikabyegeza, ukabasha kureba kure hirya imbere. Nibaha akantu kitwa lens, gakunda kuba kuri kamera cyangwa se nka kamera telefone yawe, igira icyitwa lens, igakurura ibintu ikabyegeza hino. Uko ikurura kurya niko uko kamera ikurura niko n'ijisho rirya jisho rya kamera niko na retina y'umuntu imeze, ariko imitsi ifashe retina iri connected ku bwonko. Uri kubyumva neza? Imitsi ifashe retina cyangwa ifashe ijisho iri connected ku bwonko, ku buryo wenda example ufate urugero rw'ibyabaye mu cya 1994, ukurura ibyo wabonye, bigerageze gatoya, ukurura ibyo wabonye iki? Hari ikintu wibutse. Kubera icyo ukibutse nuko wabibonye. Ubibona rero byagenze gute? Ubibona ijisho ryawe ryarabibonye, irangije rihita ribiconnectinga ku bwonko, ribibikayo. Impamvu rero bari gushaka iyo retina ni ukubera iki? Ni ukurinkinga abantu n'imyuka y'abadayimoni, bakagufata yasi yo gutsindwa n'ikigeragezo cyitwa gusenga ukudapfa k'ubugingo, bakaguconnectinga muri yasi, kuko metaverse iragufatika kujyana mu yindi si, yarangiza igahindura iyo sukuri ikakumvisha kuri mu buzima busanzwe, nyamara yaguteretse mu yindi si. Bazafata amaso yawe rero bayaconnectinga muri metaverse. Niba mara kuyakonectinga muri metaverse, nicyo dusomye muri Bibiliya ngo itabaza ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe niriba rizima, umubiri wawe wose uzaba ari muzima. Reka dufate urundi rugero. Uzagerageze ufunga amaso ugende mu muhanda, nibwo uzabona umumaro w'ijisho cyangwa se ahantu bashaka guconnectinga. Urundi rugero nshaka, wenda reka dukoresha urugero, abantu muri kumwe wenda muri babiri, muze gukora ka exercise, cyane cyane wenda nko ku mugore n'umugabo, murebane mu maso. Hari ibintu byinshi mutarabona. Iyo Bibiliya ivuze ngo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, muze gukora exercise wenda cyane cyane nk'umugore n'umugabo, ariko n'abandi bantu namwe babiri muze kurebana mu maso, muze kumara nka 1 minute, mumare nk'umunota murebana mu maso.
nta wambaye amarinete cyangwa wambaye ikindi kintu, murebane cyane, focusinge cyane muri retina, urebemo hirya. Ni ibintu biri sentimentale cyane cyane, ariko uze kureba hirya uraza kubona ikintu gitandukanye. Donc ni reflexion, uraza kongera kwibona ugarutse. Nibibona ugarutse uraza kwibona wongeye ukagenda ukongera ukagaruka, ariko ibyo bintu biri gukorerwa ku bwonko. Impamvu ijisho nicyo kintu cyitwa ubwonko ubundi, kuko wenda reka turebe gatoya nko kuri dukoresheje wenda nka Google, kadukoreshe nka Google turebe. The retina is a layer of photoreceptor cells and glial cells within the ear that capture income photo and transmit them along a neural pathway as both electrical and chemical signal for the brain to perceive visual picture. Yego, iyi retina ikintu ikora, amafoto yose yakiriye ibyo wabonye, wenda runaka anyuze ahangaha hari uwo wabonye kuva mu gitondo namubonye, kubera ko retina yabibonye ihita ibihereza ubwonko burabyibuka. Nicyo retina ikora rero, ihereza ubwonko vuba, yarangiza igatanga sinyale, ubwonko bugatanga sinyale ko hari ikintu bwabonye. Yego, the retina is the inner layer in the ear that is responsible for visual processing for turns right energy from photos. Nubwo retina ifata umucyo, nkuko tubisomye hariya muri Bibiliya, Itabaza ifata umucyo ikawinjiza mu bwonko. Donc ifata nk'ijisho, ifata umucyo kuko ikamenya ngo ni kumanywa, yarangiza igahita yohereza mu bwonko bwawe, mu bwonko bwawe hagahita haboneka umucyo, ukumva muri we harimo umucyo. Yeah, from photos into three-dimensional image. The purpose of retina is to receive a light. Nuvuga ngo umugambi nyamukuru wa retina ni ukwakira umucyo. The lens has focused. Mu mucyo ya lens yacu cyangwa se kakantu gakurura kakazuminga, ukabona nk'umusozi nko mu birometero byinshi, niko kazuminga ibintu, niko gafocusinga kakabona ibintu. Noneho retina ikabyakira igahita ibikomvatinga ikabigira umucyo, cyangwa se ikabihuza n'ubwonko nabwo bugatanga sinyare nyine, ugahita ugira ikintu wakira muri wowe nyine mu bwonko, ugahita wibuka ukibuka gutya na gutya, and send the signals on the brain for visual recognition. Yego, abari gukora uyu mwitozo babiri mwagerageje gukora uyu mwitozo, muze kurebana mu maso, unyandikire ikintu uri kubona, ndakwinginze ni exercise noneho kugira ngo tuze kumenya impamvu bashaka ijisho ryawe. Damage to retina often reader vision loss. Rero iyi retina igize ikibazo, cyangwa se niryo jisho ubundi, iyo rigize ikibazo umuntu aribagirwa. Iyo umuntu ntabwo hibagirwa ubwonko, hari umutsi connectinga wibutsa uba kwiri jisho. Hariho imitsi myinshi, ariko habaho imitsi myinshi, ariko umutsi wibutsa iyo retina ifite ikibazo. Uniwo ujya kubaza ngo ejo wabonye runaka, yaramubonye, ariko kubera ko wa mutsi connectinga wibutsa umwibutsa ibintu, uwo mutsi wagize ikibazo yaramubonye ariko yarabyibagiwe. Medical expert explain when the retina is injured through disease and accident, blood vessels are affected. Umva ikibazo hariya rero, iyo retina yagize ikibazo n'amaraso yawe, imitsi yose y'amaraso itembereza amaraso nayo ihita igirwaho n'ingaruka, no kuba ijisho ryawe rya retina ryagize ikibazo naryo rigerwaho n'ingaruka zo kuba retina yawe yagize ikibazo. Bavandimwe, ijisho kubera iki bakeneye ijisho? Kubera iki ijisho rigiye kunyura muri metaverse, guhuza umuntu no kumujyana mu yindi si, no kurenovera umuntu bakamugira umuntu wabo bwite. Intambwe isigaye rero niyo kwinjiza umuntu muri system, kandi koko mu ruhanga. Impamvu nababwiye ngo muze kurebana, urarebana mu maso, ariko mu ruhanga ni hehe? Ahantu handitswe marayika wa gatatu avuga ngo mu ruhanga cyangwa mu kiganza, cyangwa se ibyashuranye cya 13 bavuga mu ruhanga. Ndabinginze abantu muze gushakana babiri murebane mu ruhanga, urebe mu ruhanga, unyandikire ikintu wabonye, muze kongera mu bigerageze. Bibaye byiza waba umwitozo wa buri gitondo, cyane cyane kuko ni sentiment kuba wenda kubashakanye, ariko wenda muze ubigira umwitozo usemo, wongera ubikore kenshi. Uraza icyo washubije mu kanya ntabwo ari cyo urasubiza nanone. Mu bigerageze
nenda nanjye mbone feedback yuko hari abakoze exercise ko nanjye njya nyikoraho wenda, cyangwa uzuze gufata miriwari, ufate indorerwamo, uri wenyine ufate indorerwamo, uraza kureba reflexion y'indorerwamo cyangwa se uko isura yawe igaruka, hari ikintu uraza kubona, icyo nicyo ndi gushaka, ariko kiraza kuba kiri connected n'ubwonko. Yego, the vein carry neurons between the optic nerve and the brain. When they are damaged, the neuron die and the brain doesn't receive a visual information. Yego, ahangaha rero iyo retina yapfuye cyangwa yagize ikibazo cyangwa yangiritse, n'ubwonko nabwo burapfa. Buriya muri izi impamvu les organes génétiquement modifiés, impamvu abajesuiti bakoresha ogene mu guhindura ibintu, bahindura amatwi uburyo umuntu yumvagamo. Buriya uzagerageze uze gukora indi example, urye wafunze amatwi, nurya wafunze amatwi uraza kumva ibiryo bihinduye gu, cyangwa se uze kurya wafunze amaso uraza kumva ibiryo bihinduye gu. Nuramuka donc buri izi organe eshanu imwe itari gukora, n'ubundi haba ikibazo uko byagenda kose. Iyi rero yakira amafoto cyangwa yakira ibintu kugira ngo ibashe, wenda nk'uri gusoma igitabo ubibika. Donc reka twongere, uri gusoma igitabo ntabwo ubika inyuguti mu bwonko kandi wazisomesheje amaso. Yewe wumvira ijisho rero impamvu riri gushaka, doesn't receive a visual information. Iyo retina yagize ikibazo, ubwonko ntibukora, ndetse neurone zo mu muntu nazo ntizibasha gukora, zirapfa, n'ubwonko nabwo ntibubasha kuba bucyakira amafoto. Donc ubona umuntu ariko wamubona ukibagirwa vuba cyane, ntubashe kwibuka ibyo wabonye. Murakoze cyane. Reka rero dushakaho duhinira, ariko icyo nababwira, mureke gukinisha ibintu mu ruhanga. Muze kurebana mu ruhanga, uraza kumenya mu ruhanga hari kuki byanditswe mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Bakaba bakeneye intoki, wowe uraza gutanga ikiganza, kubera handitse iki biganza byose, uraza gutanga ikiganza kimwe ariko utazi yuko uri gutangamo na cya kindi cy'iburyo. Mu ruhanga ni hehe? Donc abantu mu ruhanga iyo bavuze ni ibitekerezo. Rero ibitekerezo leta bijyanwa ahandi hantu, kandi aho hantu haraba ari ukuri, kuko umuntu wagezeyo nyine bitwa virtual reality, hitwa ahantu h'ukuri. Rero bavandimwe, Uwiteka dutabare. Ikindi kibazo rero, kuki bihura n'ibijyanye no kugura no kugurisha? Ikindi kibazo wakibaza, kubera iki nimba koko ibintu atari, kubera iki bihwanye no kuki utagura ngo ugurishe keretse wanyuze muri iriya system electrique? No, kubera iki utanyuze muri ibintu bya electronique utakemerwa kugura no kugurisha? Marayika wa gatatu avuga ngo iki? Reka wenda nsome igihamya kimwe cy'umwuka w'ubuhanuzi, ubutumwa bwatoranijwe volume yawe ya 3. Iyo hagezemo ngewe ikibazo cyo kugura no kugurisha, buriya mpita ngenda gakeya. Ipica ikora ku mutima yibigiye kubaho vuba, page yaho ya 362. Igihe cy'amakuba cyari kitugezeho, nabonye abantu bacu bari mu mubabaro ukomeye, barira kandi basenga basaba gusohorezwa amasezerano adakuka y'Imana. Mu gihe abanyabyaha bo bari badukikije impande zose, badukwena kandi badukangisha kuturimbura, bakinnye ku mubyimba intege nke zacu, badukoba baseka umubare wacu muto, kandi badukangisha bakoresheje amagambo yateguwe kuducengeza mu mitima. Bavandimwe, ubu ngubu ikintu kiri kuba muri kubona ngo ni amahoro, bari muri repetition, bari mu kurepeta amagambo yo kuducengeza mu mitima. Kandi reka mubwire, muri iyi minsi hari ikintu ndi gutinya. Umudivaniste ndi kumutinya, umuntu wiswe umudivantiste w'umunsi wa 7 muri isi ndi kumutinya, utarahinduwe n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ibi n'abadive bakoze mu minsi yashize nababwiye, uri kujya wumva ngo bagushyize ku rutonde. Reka mbabaze, ariko ababwiriza koko ni ibiki babahaye vrema biri gutuma badusubiza mu madini? Ibi bintu ni ibiki? Uri kujya ubona bagushyize ku rutonde. Reka babwire, mu Rwanda nta kibazo cy'igishushanyo cy'inyamaswa dufite. Mu Rwanda umuntu ugifite azagende yigwira ahandi, ariko mu Rwanda, Amerika bazagira ikibazo cy'igishushanyo cy'inyamaswa, ariko mu Rwanda twebwe nta kibazo cy'igishushanyo cy'inyamaswa dufite.
uzasubira yazagenda azavuge ko ari intege nke ze, ariko nta kibazo cy'igishushanyo cy'inyamaswa dufite. Uri kujya ubona, uzi ko nta rindi torero hari irindi torero wari wabona ku isi riri guca abantu ribaziza amabwiriza ya covid. Biriya bintu nta kintu biri guhamura. Abadivantiste umunsi umudivu ubutumwa bwa Mariko wa 3 butahinduye, nushaka umutinya, nushaka ujya umutinya, bari gushyira ku rutonde. Uzanurira rutonde ruri koherezwa. Ngiye pastor arambwira ati kuva wanze kumva rero ngiye kugushyira ku rutonde rw'abantu ngiye kujya nsengera. Uzi urwo rutonde rwari ruriho abantu batatu bari rugezeho wagiye warugezeho bwa kabiri niwe wabimbwiye, kuko nawe bamubwiye gutyo. hari no njyewe nagezeho ubwo ngubwo ndi nka numero 4. Urwo rutonde muzahano ruri koherezwa. Ubu wakemeza ute ku rutonde rwacu umuntu wese bari gusaba mu gitabo bari kumwohereza Abu Dhabi, urutonde ruri inyamaswa ubwayi rufite umuntu wese izina rye rita umudive. Reka mbabwira, agiye gukora ibintu hano imbere, hagiye kuvumbuka abantu mu badive kandi no mu matsinda bagiye guhabwa imbaraga idasanzwe y'ikuzimu. Ubu bari muri repetition, bari kurepeta amagambo yo kudukangisha no kuducengeza mu mitima. Twikomereze. Kandi nibyo ukuri koko. Aba bapastori ibyo bari gukora baba babizi cyangwa batabizi, bari kuza ubuhanuzi byahishuriwe hano iki cya 13 kwanditswe ngo ihabwa guha icyo gishushanyo guhumeka, kandi ngo cyicisha abatakiramya bose. Igishushanyo ntabwo cyica, mwitonde. Nuko gushyira ku rutonde bagahereza. Ntabwo abayuda bagombaga kwica Yesu, ahubwo bagombaga gusaba Pilato, twe tugiye gukora dosiye umutumanikire. Ihabwa guha icyo gishushanyo guhumeka, kandi ngo cyicisha abatakiramya bose. Umva, ndagira nkubwire ngo Abaroma ni abacuyi. Roma ni incuyi cyane ku buryo maze gusoma ubucuyi bw'Abaroma. Nawe undebere muri kiriya gitabo cyabo bamaze kuvuga ngo abadive nibo bahagurukanye inyigisho yonyine ifite kwigisha gutandukanye no kwa Roma. Nimba ushaka kumenya Babuloni noneho neza, uzashaka ahantu hari nk'abadive babiri nuhagera uvuga ijambo Babuloni, wihitira wigendera, uzamenya uburyo Abaroma ari abagome. Kugeza ubwo Roma yigerekeye kuguruka ukundi, ukaba uri kuyivuga ukarwanywa n'umudive mwene wayo. Roma ni ubu naka gahenge turi dufite, nako kari kanditse gutya biri kugenda uko babishakaga. Ariko niba muri nge nta gahenge ndimo bavandi, nge nta gahenge nigeze mbona, nta gahenge ndimo. Njya nitegereza amasenani iyo bayashyize mu kera, najyaga ndeba ukuntu bashyira udusenani mu gashashi bagiye kudukaranga, twarangiza natwo ho badushyize mu ishashi tukagenda turyana ubwato. Nkareba abagenzi b'iki gihe ukuntu bari kwitwara, nkabona hari ikigereranyo biri kunyereka. Niko Roma yari yarabiteganyije. Bari mu gahenge ndabashuhuje cyane. Nta gahenge gahari, ibintu ntabwo bimeze neza. Wumva ukuntu bivugira, iyo ufite amahoro nicyo gihe cyo gutegura intambara. Iyo ufite intambara jya urwana cyane kugira ngo uzane amahoro. None ubwo hari iki se? Nta bagome. Njyambwira abantu b'i Kigali icyakora bazagufungira, abantu mukiri mu migi bagufungira no kwihagarika. Njya ndeba ukuntu bihagarika ngo ni 100 kwihagarika, bagiye gufunga, bafunga ikintu cyose. Nawe gerageza wicare wawe wiha amanota, urebe niba gufungira kugura no kugurisha ibintu abantu birirwa bikomanga mu gatuza bataranihannye. Wapi, ntabwo Umuroma agiye gufunga, kandi Imana ubwo burenganzira yarabumuhaye ngo afunge kugira ngo hasigare bande. Ibyahishuriwe hano iki cya 13 umurongo wa 8, abari mu isi bose bazayiramya keretse gusa umuntu izina rye rigaragaye ko ryanditswe. Ubu muri aba bantu bari kuvuga ngo bari mu gahenge, njya mbonamo ngo nabambuye amafaranga mobile money, ngo yagujije Tigo Cash, amaze kuguza Tigo Cash ngo simukadara yijugunye. Ubwo si iryo juru ni papa wawe waba urihagazeho, iryo juru ni umugore wawe waba urihagazeho wakwinjiza mobile money, ukaba warayambuye amafaranga ukaba uri kwita umugenzi. Umuroma agiye reka nkubwire, hari umugani w'umunyarwanda uvuga ngo amabuno y'inkoko agaragara mu muyaga. Ubu muyaga ugiye guhuha mu isi, buri muntu wese amabuno yagiye kugaragara. Umuntu urasigara wambaye wenyine,
Ibyahishuriwe Yohana igice cya 3 ni umuntu wumviye inama y'umugabo wo guhamya ivuga ngo dore ndakugira inama ungureho umwenda w'izahabu yatunganije mu ruganda kugira ngo wambike isoni z'ubwambure bwawe. Dore umuntu urasiga udafite isoni z'ubwambure. Umwo Pawulo yanditse ati ya nzu yacu ya yindi kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa. Abantu bose bagiye gusigara bambaye ubusa. Uko wajya mu cyaro umuyaga ugiye guhuha abantu bahite bavuga ati cyakora dore abaroma. Abatuye isi bose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira nta n'umwe usigaye. Bati ninde uhagije ni inyamaswa gukomera. Igishushanyo ntabwo cyica ahubwo igishushanyo kiricisha. Reka nawe tumushyire ku rutonde. Yaranze twamugezeho yaranze. Igishushanyo kiricisha. Nta kintu muri kubona hano imbere hirya gatoya. Nta kintu abandi bantu batari kubona bari kuvuga ngo ni amahoro batari kubona muri kubona. Hariya hirya hari uruntu. Umunyarwanda bibonye ati uwigura yigure bikeya kandi utindiganyije nawe azanyagwa n'umushumba w'inda. Ntago mwumvise ko n'ibimodoka byateguwe byo kujya badupakiramo? Iryo jambo ntimwaryumvise ngo nzajya mbapakira mbajyana ahantu kugeza imyumvire bafite ibashizemo nibwo bazagaya bagaruka. Aho nibya igitabo cy'ibyaduka byawe iryo jambo nta hantu ryanditse. Reka twikomereze. Bakinnye ku mubyimba intege nke zacu badukoba baseka umubare wacu muto badukangisha ko bakoresheje amagambo yateguwe kuducengeza mu mitima. Batugerekagaho icyaha cyo kuba mu ruhande rwigenga rwitandukanyije n'isi yose. Cyakora iki cyaha cyo kiraduhama. Bari bahagaritse ibyo twakenera byose kugira ngo twe kubasha kugura cyangwa kugurisha, kandi baganiraga iby'ubukene bwacu bukabije. N'ubu barabiganira ariko reka mbabwire abagenzi bafite ubukene pe. Ariko barabiganira n'ubu ngubu ariko ntabwo umuyaga urahuha neza. Ibintu nibimara kutugeraho bikaduhobera neza bikaza bikadusuhuza. Nibwo akavuyo agakungu kari mu matsinda aribwo karagabanuka. Nuko n'imibereho ibabaje cyane twurimo n'ubu tuyirimo ntibashoboraga kubona uburyo dushobora kubaho tutishingikirije ku isi. Twakeneraga ibyo ku isi, bityo rero tugomba kwemera imigenzo yayo, imigirire yayo n'amategeko y'isi. Bitaba bityo tukayivamo. Niba ari twe bantu twenyine ku isi Uwiteka yagiriraga neza, twari dutumbiriwe mu buryo buteye ubwoba. Icyakora reka mbabwire turatumbiriwe mu buryo buteye ubwoba bavandimwe. Nimba udatumbiriwe mu buryo buteye ubwoba ufite ikibazo. Kandi koko ibyahishuriwe Yohana igice cya 13 niko havuga umurongo wa 4, ubwo batangira kuramya cya gikoko. Ndi muri Bibiliya ntagatifu yanjye hano, kuko cyahaye cya gikoko ubasha, kandi baramya n'icyo gikoko bavuga bati ninde wagereranwa n'iki gikoko, cyangwa se ninde washobora kukirwanya. Mu gihe abantu bose bayikurikiye, mu gihe abantu bose twiringiye bari kujya badutenguha, Uwiteka twambika imbaraga bavandimwe kugira ngo tubashe kunesha. Hano nta kibazo cy'iki gikoko dufite bavandimwe. Icyakora waba ugishidikanya ku gikoko, nta gusomera irindi tangazo rimwe ryerekana iby'amadini. Nkumenyesha ko twebwe mu Rwanda nta kibazo cy'impuzamadini rwose dufite. Mureka abanyamerika bibacange, ariko na Amerika nta kibazo cy'impuzamadini bafite. Umva itangazo hariya. Itangazo rimenyesha ubuyobozi bw'umurenge wa Rugerero ruramenyesha abaturage ibi bikurikira. Hashingiwe ku nama yahuje abayobozi b'amadini n'amatorero ku wa 4 tariki ya 31 z'ukwa munani, ikaganira ku mikorere n'imikoranire. Hafashwe imyanzuro ikurikira. Ibiterane byose bibera hirya no hino mu murenge bihuza abantu benshi bigomba kumenyeshwa ubuyobozi ku buryo byanditse kandi bagasubizwa. Abyumvise inyamaswa? Mu rwego rwo gucunga umutekano w'abakristu no kubafasha gusengera ahantu hizewe, hemejwe guhera tariki ya 4 z'ukwa 9 ibyumba by'amasengesho byose byaberaga mu ingo z'abantu ku giti cyabo birahagaritswe burundu. Ntabwo bihagaritswe umwaka umwe, birahagaritswe burundu.
ibyumba by'amasengesho bizajya bibera ku nsengero gusa kandi zujuje ibisabwa. Uzafatirwa mu bikorwa byo gusengera ahatemewe azabyibarizwa ku giti cye. Inzego z'umutekano ngeneye kopi badufasha gukurikirana ibi byemezo. Wabyumvise inyamaswa hariya? Ibyacu byasubiyemo bavandimwe, higira umuntu ukubeshya. Iri ni itangazo ry'icyumweru, ubyumve neza wowe ujye wumvira hirya, kugira ngo rero bundi ubw'itangazo ry'icyumweru naryo ryaba ritangajwe baze bavuga ati nta muntu n'umwe wemerewe gusengera ukwe, nta wemerewe gusengera imuhira. Iri tegeko rivuga ko bose bagomba kuboneza mu nsengero. Uraza kubona abantu mwiringiye, ababwiriza muri kwiringira muri iyi minsi, abapasitori muri kwiringira, umva uraza kubona bose bakubwira bati ariko ku cyumweru umuntu yasenze ku cyumweru ubundi yabiki. Kubera ko n'ibitekerezo rero byamaze kujyanwa na riseti bamaze kuyikora, kubera ko abakiriye umucyo n'amahirwe byo kumenya Imana kandi ntibayikurikire bo, abo bari mu mazi abira kurusha abandi, bazayobora abantu mu murongo wo gusenga inyamaswa ndetse n'igishushanyo cyayo ndetse no kwakira ikimenyetso cyayo. Ngaho rero Uwiteka dutabare bavandi. Nta kibazo cy'igishushanyo cy'inyamaswa twebwe dufite. Ushaka kwigisha ibijyanye n'igishushanyo cy'inyamaswa, wenda byo gusubira mu madini, wajya kubyigisha mu kindi gihugu nka Kongo, ukaba wabyigisha yenda muri za Mozambique, ukaba wabyigisha muri za Zambia, niho bataramenya iby'igishushanyo cy'inyamaswa. Ariko mu Rwanda twebwe turabizi neza, n'abapasitori bacu barabyivugira bati twebwe mu muzamadini turimo, ariko turi indorerezi gusa. Ubu ni pastor barimo ariko ni indorerezi gusa. Twebwe rero nta kibazo dufite, twita ku bimenyetso kandi dushaka kuzakiza ubugingo bwacu. Wowe ushaka gusubiza abantu mu madini, marayika yazanywe no kugutangira, ugarukira aho ngaho. Ubukwe ntabwo ubukwe ari ikibazo, ntabwo ikibazo dufite kugeza isaha ni ubugingo buhoraho. Icyakora nanone umuntu wese izina rye ritanditswe azayiramya. Ibintu birakomeye cyane rero, ntabwo wapfa kubinyuramo ujyanye mu bwenge bwawe. Uwiteka tugirire neza kugira ngo tubyumvire ku murongo wo mu ijuru. Nibyo nasaba umuntu wese wakurikiye aya magambo, agakurikira n'iki cyigisho, kugira ngo Imana idusukire ku mwuka wayo wo kuvumbura amayeri n'amanyanga bya Satani. Nibyo nsaba, mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Haguruke tubivuge kuko n'ubundi bizaba. Muhaguruke tubibwire abatuye isi bose, akaga kabategereje, kugira ngo hatagira n'umwe ugira urwitwazo atanga. Yiregura imbere y'abantu n'Imana yacungwa ntiyabimenye. Turabivuga tubibwirize amahanga, ntihagire n'umwe usigara atabibwiwe. Muze tubivuge kabone n'ubwo twabizira. Shira ubute dukora umurimo kugeza ku mwuka wacu wa nyuma. Turabivuga tubibwirize amahanga, ntihagire n'umwe usigara atabibwiwe. Muze tubivuge kabone n'ubwo twabizira. Dushira ubute dukora umurimo kugeza ku mwuka wacu wa nyuma. Ibuka mu kibaya cya Dura, umwami yakoze igishushanyo, ategeka abatuye icyo gihugu bose ko baza kugipfukamira. Bavuyemo abasore batatu bahagarara Imana, bafatirwa imyanzuro bajugunywa mu itanura. Imana yabanye nabo. Turabivuga tubibwirize amahanga, ntihagire n'umwe usigara atabibwiwe.
tubivuge kabone nubwo twabizira. Dushira ubute dukora umurimo kugeza ku mwuka wacu wa nyuma. Turabivuga tubibwirize amahanga. Ntagire n'umwe usigara atabibwiwe. Muze tubivuge kabone nubwo twabizira. Dushira ubute dukora umurimo kugeza ku mwuka wacu wa nyuma. Muri iki gihe cya nyuma inyamaswa yakoze igishushanyo bizana ikimweri gisimbuza isabato y'Imana ngo bakiruke. Abatuye isi bose bagomba kuyiramya, keretse umuntu izina rye riri mu gitabo cy'ubugingo niwe uzarokoka. Turabivuga tubibwirize amahanga. Ntagire n'umwe usigara atabibwiwe. Muze tubivuge kabone nubwo twabizira. Dushira ubute dukora umurimo kugeza ku mwuka wacu wa nyuma. Turabivuga tubibwirize amahanga. Ntagire n'umwe usigara atabibwiwe. Muze tubivuge kabone nubwo twabizira. Dushira ubute dukora umurimo kugeza ku mwuka wacu wa nyuma. Dushira ubute dukora umurimo kugeza ku mwuka wacu wa nyuma. Dushira ubute dukora umurimo kugeza ku mwuka wacu wa nyuma.